Hello, nizere ko mukomeje kumererwa neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Chantal, tukareba imico n'imiterere ikunze kuranga uwitwa iri zina rya Chantal. Nongera guha ikaze rero abo dusanganywe kuri iyi channel, mpa n'ikaze abashyashya aho muherereye hose, basaba yuko mwakora subscribe kuri Inkuru TV, mugakanda kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho biboroheye, uko ikiganiro gisohotse kijye gihita kibageraho. Kandi mwibuke kutwandikira no gukora like ku biganiro tubagezaho. Chantal rero ni izina risobanura ahantu hari utubuye duto, ariko mu Gifaransa barikomora ku ijambo risobanura indirimbo cyangwa se kuririmba. Bamwe bitwa ba Chantal cyangwa se Chantel, biterwa. Umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Chantal ni umuntu uhorana ingufu, imigambi ye uko byagenda kose igerwaho, kuko adajya apfa gucika intege. Akunda impinduka, ashobora gutera ubwoba uwo ari we wese igihe azamuye ijwi rye n'uburakari bwinshi. Chantal rero ni umukobwa cyangwa se umubyeyi utaruhuka, uhinduka vuba, kandi ashobora kuba yaba intagondwa. Ni umuntu uba wubashywe mu muryango we ndetse n'inshuti ze. Iyo hagize igikoma baba bumva ko ari we wabasha kugikemura. Chantal rero ntabwo apfa kwibagirwa n'ikindi gihe, arakubwira ngo nari narakubwiye ko. Ni wa muntu iyo ikintu kibaye ahita akubwira sinari narakubwiye. Ntabwo ajya apfa kwibagirwa Chantal. Chantal rero uzasanga arangwa no kugira gahunda mu byo akora byose. Ba Chantal baravumbura cyane, iyo biyemeje kugira icyo bakora bumva nta cyabakanga imbere. Bagira ingufu kandi baha agaciro amarangamutima kurusha ibindi bintu. Chantal rero uretse kuba adahisha amarangamutima ye, ntabwo akunda guteta. N'iyo hagize umukunda abifata nk'aho ntacyo bivuze kuri we. Chantal rero ntabwo azi guhisha ikimurimo,
iyo ikintu kimurimo urakimenya, gusa akunda kwigenga no kubiharanira. Uzasanga ba Chantal aho bari hose akunda ingendo no gutembera. Chantal akunda ahantu hashya. Ikindi kandi wamenya kuri Chantal ni uko ari indahemuka. Iyo akubwiye ikintu aragikora. Mwakoze rero cyane kuduha umwanya wanyu, nizere yuko mwarushijeho gusobanukirwa imico n'imiterere y'abakobwa cyangwa se y'ababyeyi bafite izina rya Chantal. Nizera yuko n'aho ba Chantal baherereye hose n'inshuti zabo n'imiryango yabo bakomeje kugira ibihe byiza. Mbasaba gukora like ku biganiro tubagezaho, mukakora subscribe kugira ngo tujye duhorana umunsi ku munsi. Mwakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, muhorane Imana.